umukunda yimba mukunda nukuri se ubusanzwe sura namukunda bisanzwe nyine bisanzwe nanjye nibyo navugaga wow ako nyine nakundi tugomba kubivugaho yego inzu yitwa Ghetto ubundi ni nyine nk'uko wabivuze ni inzu iri aho twavuga ko itisanzuye nyine inzu umuntu ashobora kuza agutunga ukabura aho wihisha ukabura aho waga ugahita umwakira hafi aho ngaho reka mbasabe rero badusuhuze batubwire amazina yabo turabakiriye cyane kaduhere iburyo tubwire amazina ye yonyine murakoze cyane amazina yanjye ni menshi nkayishoka ni Franka mu Rukundo series ayivanye muri Ghetto Life irindi zina nijyanye n'umwamitiyemo Rukundo Savio nshuti y'Imana n'abantu ikiganiro kinuka rubyiruko abarinzi batangaje ndetse n'ikiganiro gitangaje murakoze cyane urakoze nawe Savio turaje tuganire cyane ku bintu numvise ngo urubyiruko rutangaje tuganire kuri Ghetto Life numvisemo tuganire ku buzima Urukundo series turaza no kuganira mu buzima busanzwe turanabaza n'ibibazo kandi ibyo bibazo turishimira ko abaduteze amatwi bari buryoherwe reka twakire mushiki wacu nawe ufite uburanga bwiza cyane umukobwa mwiza cyane aseka neza aratwibwira amazina yiwe karibu mu mushiki wacu murakoze muri filime witwa Cadette Savio uwo mwicaranye se umuzi ute ni muntu ki ubundi ku buzima bwawe ko ndeba harimo ikintu naramenya ngewe nkunda kubaza mbere y'ikiganiro ibintu tukabigendanamo neza yego Savio ni muntu ki iyo mwicaranye wumva umerewe ute wumva wishimye Savio ndabona ashaka kugukoraho nushaka umukoreho niba ufite uburenganzira nta kibazo reka mubwire yuko nanjye iyo turi kumwe mba nezerewe cyane Cadette Franka Imana ibaha umugisha turifuza kugira ngo tuganire ku makuru twumva hano hanze n'ibyo tureba ku kigendanye na Ghetto Life aho niho tugiye gutsimbarara cyane tuganire na mushiki wacu Rorakina tuganire na Savio nawe Rorakina mu by'ukuri batubwire ibikorwa byabo birava he biragana he bigeze he reka rero dutangire Savio tugusaba ngo utuvire muzini muzingo utubwire ibikorwa mukora ababikurikirana barashima baragaya bimeze gute kambabwire yuko guhera ku Rukundo series kugera kuri Ghetto Life ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye bica kuri channel yacu ya Future Film ni ibiganiro byiza ni film nziza ababireba rero barashima kandi baratubwira ati courage kandi dukomeje gukora n'imbaraga warubwiye ngo tuvuge kuri Ghetto Life ni filimi nziza cyane ikomeje kubona abafana benshi bakomeza kuyikurikirana Ghetto Life n'ubuzima bwo muri ghetto nkuko mubwumva muzasangamo SMS nyinshi zirebana na ghetto ubwo buzima bwo muri ghetto ni gute tububamo umunsi ku munsi ese bamwe bagufata ute abandi bagufata gute bamwe tubayemo gute abandi se babayemo gute ako kantu rero ugasanga nahandi bagasanga se muri film ya Ghetto Life iboneka kuri channel ya Future Film urakoze cyane tukiri aho ngaho kuri Ghetto Life reka tubaze mushiki wacu atubwira ubundi wewe iyo wumvise Ghetto Life ubuzima bwa ghetto umva ari ubuzima bumeze gute tugereranyirize inzu ya ghetto tubwire ubuzima bwa ghetto ubundi n'ubuzima bumeze gute ese waba warayibayemo
ngaho rero tubwire wowe ubyumva utwe, niba utarayibayemo ariko hari n'inshuti zawe ndazayibayemo, ariko uyumva gute? Gerageza uzamura ijwi ryawe, turifuza kumva ijwi ryawe no kukumva. Ghetto ndayumva cyane pe, ndayumva akenshi numva ko ghetto ari nikoda kubamo abantu b'abasore, abantu b'abasore cyane, abasore cyangwa urubyiruko, abakobwa n'abasore benshi akenshi reka bakunda kubara abasore. Yego, bakunda kuyumvaho cyane ghetto. Yego, noneho ukumva bihura gute n'ubuzima busanzwe, ifatwa gute muri sosiyete, ni gute ghetto wayitubwira nk'umuntu nyine? Ghetto nayibabwira si neza cyane, ntabwo ari nziza, ntabwo navuga ko ari nziza cyane. Igituma itaba nziza nicyo nshaka kugira ngo twinjiremo, kugira ngo tuze kwinjira muri filime abantu bumve impamvu abantu batekereje gukina ghetto life. Ghetto life ni ubuzima bwo muri ghetto, cyangwa ubuzima bwo mu kazu gato katagira icyumba, katagira intebe, ahantu winjira bakakwakirira ku gitanda, mbese ibiryo mubirira ku gitanda. Urumva, iyo uvuye muri dushe wihanagurira ku gitanda, ibintu byose ghetto, ubundi buzima bwa ghetto. Noneho turagira ngo usobanure ghetto. Ngiye kwisobanura bikunda kungora nyine. Bikunda kungora ariko nyine ntakundi tugomba kubivugaho. Yego, inzu yitwa ghetto ubundi ni nyine nk'uko wabivuze, ni inzu iri aho twavuga ko itisanzuye nyine. inzu umuntu ashobora kuza agutunga ukabura aho wihisha, ukabura aho wagana, ugahita umwakira hafi aho ngaho. Iryo jambo rero ngo hafi aho ngaho, ukamwakira hafi aho ngaho, ubwo buzima bwa ghetto. Kandi ndifuza ngo bisobanure n'umuntu ubizi ubwo buzima, kumwakirira hafi aho ngaho, kukurira hafi aho, gukarabira hafi aho, gusangirira hafi aho. Urumva ko birimo kutuganisha he muri filime mu buzima bwa ghetto life. Kanoneho ndabona wowe birahari, menya nuko wicaranye na shere wawe, ariko reka Savio wabidusobanuye. Savio, reka gufashe ngaho dusobanura mushiki wacu, hari aho byamuyobeye, tubwire wowe ubyumva ute? Reka mufashe, niyo mpamvu ngo umukobwa azasiga se na nyina agasanga umugabo we, yakandi n'umusore agasiga se na nyina agasanga bakabana karamata. Ghetto life cyangwa se ubuzima bwo muri ghetto ni ubuzima nyine bugoranye, ubuzima uzasangamo abasore, uzasangamo inkumi. Ghetto rero ni inzu itagira icyumba, ni inzu itagira icyumba, ni inzu uva mu kazi bakuramo inkweto ukajya wicara ku buriri. Mbese muri ghetto nta muntu wasanga muri ghetto afite intebe. Uvanga igitanda n'imbabura, imbabura bari ko kaguru gateze matera, aho ushyira amasahani. So usibye ko hari na ghetto usanga wenda zifite icyumba, ariko kamvuga ngo ghetto ni inzu irimo umuntu umwe cyangwa se babiri, ariko nimba habamo abakobwa habamo abakobwa gusa, nimba habamo abasore ni abasore gusa. Iyo hamaze kugiramo ibitsina bitandukanye ntabwo bice cyitwa ghetto, babaye urugo. Ghetto rero ni akazu gatoya cyangwa se tukiri aho ngaho se, urugo ruba urugo iyo umukobwa n'umusore badahuje igitsina bari mu nzu, cyangwa icyo nashatse kuvuga, kuko ghetto turibuze kwisobanura neza n'uburyo abantu bayifata, ababyeyi bacu bayifata, hari abayumva n'abatayumva neza. Ariko impamvu nabivuze ngo wenda umusore n'inkumi ubundi bamaze kwinjira muri iyo nzu, yamaze kwitwa urugo, ntabwo baba icyitwa ghetto, kuko hamaze kuzamo umugore n'umugabo. Aho rero rya zina rihita rihinduka, kuko nibana no muri ako kantu. Ngo niba muramu wanjye aje kunsura, ntabwo namwiceka ku buriri. Ubu bihita bisaba kugira ngo nshake indi nzu yagutse, kugira ngo rwa rugo rwacu rubone ibikoresho, ndetse tunisanzure njye n'umugore aho tugomba kuba turi. Urakoze cyane.
ngabakunda uyu bicaranye ubu mukunda yimba mukunda nukuri se ubusanzwe sura namukunda bisanzwe nyine bisanzwe nanjye nibyo navugaga ubukina ukunda Savio yego nkunda Savio ariko ntabwo abayitwa Savio abayitwa Frank koko se ubona urukundo umukunda ruba ari urukundo nyakuri cyangwa haba hari ikintu ukurikiye kuri Savio abari urwanya rwa rugurumana rwakumurira rwaka ndagira ngo gatoya utubwire nk'amagambo wigeze umubwira ukavuga uti pe ari bishoboka nk'umuntu wanjye nkunda byimazeyo aya magambo nayamubwira tugira ngo ubikorere aho ngaha tureba natwe ubikora aho ngaho ni amagambo ushaka kugira ngo kandi ubikore umureba amagambo wigeze uvuga ukayakina muri filime ukavuga uti aya ngaya rwose abaye nk'umukunzi wanjye nayamubwira turayiteguye mwabonye uko niko Cadette agakina arimo kumva ibiganiro by'umukunzi wiwe ndetse arimo amubwira yuko amusaba ko atazamuhemukira tukiri aho ngaho mu rukundo series wumva uri muri feeling imeze gute iyo ubikina umva n'ubundi mu buzima busanzwe ari byo wakina cyangwa hari indi role wakina itandukanye n'urukundo series urugero nk'iyo wakina uba wumva wabikina cyane ukakina uri na Rengore tukiri aho ngaho ari we Frank mukinana wakwemera akagukunda iyo murimo gukina abatarabyumva neza bitewe n'ihe mpamvu aba nawe ari umuhungu ujabiriye ukundwa na benshi cyangwa nawe aba ari umunyamujyi yego yakora nkabona biterwa nuko agenda ahura n'abakobwa benshi bikajya amahitamo akanga yego bikamugora urakoze cyane ku kiganiro tugiranye kuri urukundo series kandi ukina witwa Cadette reka tusabe abakora subscribe ndetse na share na comment mu biganiro byose dukora mugende kuri urukundo ya series murebe Cadette ni umukobwa mwiza ukina akunda umusore witwa Frank amusaba yuko baba inshuti ubuzima bwabo bwose ariko biba bigiguranye biba bikirimo imbogamizi kugira ngo Frank azemere kuko Frank aba yaravuye mu cyaro yagera mu mujyi agasirimuka akabona abakobwa bose abateye neza abarebare n'abagufi akabura amahitamo niyo mpamvu Cadette aba agitegereje ko
Frank aba azavuga ngo ndakwemeye cyangwa turemeranye. Mugende mubikurikirane rero kuri episode ya 17 muzabona neza ahari aho ngaho niho bizasobanuka. Mukurikirane episode zose kugira ngo ibintu bizagende neza. Reka twakire Savio mu Rukundo series ariko yitwa Frank, gute utandukanya Urukundo series na Ghetto Life? Murakoze cyane. Urukundo series nibwo twatangiyeho, rurimo inkuru nziza dushingiye ku nkuru ya Frank na Cadette. Ni inkuru ya Cadette na Frank bavuye mu cyaro. Nibyo rero ni kuri urwo rukundo rwa Cadette na Frank. Cadette rero ni umukobwa nkunda, ariko nkuko ari uyu nguyu uri imbere yawe, uyu nguyu ariko nkuko yakomeje bivuga, amahitamo y'ubuzima bugenda bigorana kuko abadukurikira barabizi iyo umusore afite ku mafaranga abakobwa nabo bamusanga ari benshi. Yego, kandi ukina uri gangster ufite amafaranga. Nyina ubundi ahangaha nyina naravuye mu cyaro kera nkiga mu kigo cya Saka, haza kubona amafaranga bitewe n'inyigisho dukurayo zo kwihangira imirimo, hashinga akantu ka alimentation, ashyirayo mushiki wanjye muri icyo kigo nkabonamo n'akazi, ariko rwa rukundo rwanjye na Cadette rwa rukomeje. Aho rero hahitazamo undi mukobwa baramubona cyane yitwa Gasaro uri kunyataka, nawe w'umukire cyane, anzanira impano z'amafaranga nigera kenshi, ariko kugira ngo Cadette abaki ajye bifite umwate wo mu cyaro. Cadette nyine nawe urabyumva, yaba yaraje mu mujyi yaje kureba shangazi we, ariko ageze yakubona Frank yazamutse muri rwego barashaka no kuntinya. Ushatse kubanza kuntinya n'agateko ndagukunda cyane kandi ukunda ukuri, twarakoranye turaziranye. Gasaro rero nawe ari yataka cyane ari kugira ngo atsingire, ariko kugira ngo niyumvishemo Gasaro cyane kurusha uko nakumvishemo Cadette twakoranye biragorana. Bazayibona cyane muri filime Urukundo series episode ya 15 16, aho niyahuze inzoga kubera ko nabuze Cadette. Bigeraho inzoga ziguhata ziranyataka cyane nkanasinda bikaze. Wow. Aho ngaho twahumbise twatumo twuzuza ibyo Cadette yatuganirizaga. Uyu nguyu rero Cadette na Frank mureba kuri kamera nibo Urukundo series ishingiyeho. Bisobanuye ngo Cadette acitse intege cyangwa Frank agacika intege, filime yabura aba actrice bazima cyangwa aba acteur bashobora kugeza filime kuri. Ariko kuba igihagaze episode ikabigeze ku mwanya wa 16 mukireba mukiryohewe mukinezerewe, nuko aba main character bakinamo tukibafite. Ndabasaba ikintu kimwe nka Frank na Cadette, nimuzabe inandaro. Abandi bose bakinnyi bose mukinana naho babura, filime yakomeza. Ariko haramutse habuze umwe muri ntabwo filime yakomeza. Muranyumva neza? Aho rero niho mukwiye gukomereza kugira ngo filime ibashe kubaho n'abakinnyi bashe kubungabunga. Uyu munsi Cadette avuze ngo ya nzagaruka ruko mu maye miliyoni namaze kuba umustar, ntabwo filime yabigeza igomba kugera. Ibyo nkunda kubibona ahantu hatandukanye, ko twe turabavugizi cyangwa tugenda dukora ibikorwa bitandukanye ahantu hatandukanye. Umuntu akandikwaho story ikabishingiye kuri we, wakina episode ya mbere ya kabiri yaca muri quartier bagatangira gukoma mu mashi bavuga bati yo ati umustar, yangiza nawe akishyira hejuru, yangiza bati ntabwo nzasubira hariya batamaye amafaranga. Impano yiwe ikabirangiye uwo munsi, bikaba birarangiye. Kubera iki? Kubera ko atamenye gukoresha igihe neza. Rero nicyo twabasabaga kugira ngo mukomereze aho ngaho. Savio tuzaganira ubutaha kuri Ghetto Life. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane kandi mwakoze kwitabira ibiganiro byacu. Niba hari ijambo yenda mwabwira abateze amatwi ibiganiro byacu mwarevuga Cadette. Masegonda 30 na Frank amasegonda 20. Cyane abwira abakozi bacu nababwira ko bakomeza kudukurikirana cyane. Yego. Bakadukurikirana bakadushyigikira
kandi turabakunda cyane. bagakora subscribe na like ndetse na sharing na comment. Frank